dusome ijambo ry'Imana ntabwo yofata umwanya munini nifuza ko dusoma hanyuma tukabivuga nyuma. Turasoma Petero wa mbere igice cya kabiri umurongo wa kabiri. Petero wa mbere igice cya kabiri umurongo wa kabiri. Bibiliya iravuze ngo mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye virigire, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Turashima Imana ituhaye umunsi mwiza wo kuba imbere yayo, umugisha udasanzwe. Kubona amateraniro nubwo tubifata nk'ibisanzwe ariko akenshi ni umugisha ukomeye ntekereza kuruta iyindi migisha yose dushobora kuba dutekereza. Turashima rero Imana ituhaye uyu mwanya kugira ngo tube mu nzu yayo. Amen. Ikindi magnifique nta giturire namuhaye, ntaco. Naje nje gutarama ariko arambwira ngo tuganire ijambo ry'Imana iminota mike, ariko nta ruswa ntayo namuhaye, ntayo rwose, ntayihari. Rero nabyo ndabishimira Imana ko Imana impaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Turashima nanone Imana ku bwanyu. Ikirere cyabanje kusa naho kihindurije, imvura iragwa. Abantu wenda ntibakagombye kuba bangana gutya, ariko kuba mufite niyo nyota yo kuza guterana nabyo ni umugisha, tubishimiye Imana. Amen. Haleluya. Turashima Imana ku bashitsi, bamwe benshi bose turaziranye, ngira ngo naho twabanje kuba tutaraza hano. Turashima Imana ko mwadutekereje muza muri aka karere. Imana ibahe umugisha. Amen. Ndifuza rero kongira vuba kugira ngo noneho tuze guha abashitsi umwanya. Ndi umusangwa hano igihe cyose, amasaha yose. Naba mpari, ariko kuba dufite umugisha w'abashitsi ndaza gukoresha iminota mikeya kugira ngo tuze kubakira. Duhe Imana icubahiro. Haleluya. Hari igitondo c'ubugingo, ico gitondo kizaba gihebuje, kizabamo igitaramo, kizatarama munabera bose. Hari igitondo c'ubugingo, ico gitondo kizaba gihebuje, kizabamo igitaramo, kizatarama munabera bose. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Dufite amatsiko n'ubwuzu bwo kuzaba muri ico gitaramo. Zabona Yesu bwa mbere, intwari zanesheje isi. Abo bose barinze kwizera kwabo, nimbabona urukumbuze. Ndashaka ko tuganira ijambo rivuga gukura mu mwuka. Abo barinze kwizera kwabo nabakuze mu mwuka. Amen. Nigeze kubivuga hano, buringa gira musimenya agaciro igira mu Rwanda ntiyarara mu birunga. Ntibishoboka kugira ngo yarara muri Nyungwe konfi.
ingagi yaramutse imenya agaciro igira mu Rwanda ntabwo yarara mu birunga, ariko kubera ko idayishurirwa, kubera ko itazi icyo, ntigira igitanda, ntigira matera, ntigira ikiringiti, ntibajya yitekera ibiryo, iba mu ishyamba, iza yiyororosa amashami y'ibiti ikarya yandi, ariko kubera ko idayishurirwa, ariko iramutse imenya agaciro igira mu Rwanda yarara muri Marriott cyangwa muri Convention. Kandi ibyo byose bikora, ibyo byose ibaho muri ubwo buzima yinjiza amadevize. Turamutse tumenya agaciro ko kumenya Imana neza, ntabwo ari uko twakagombye kuba tumeze, ntabwo ariko bimeze. Umusambi uba mu idarapo ry'Ubugande, uzubona umusambi sinzi uko bawita, ni giraffe hajya ngira ngo musinzi uko bawita mu Kinyarwanda, nuko no umusambi uba mu idarapo ry'Ubugande, ariko ntibazawushuhiriza amazi yo koga, ntuzunywa amazi atetse, uzunywa ibiziba ukarya n'imiserebanya. Kubera iki? Ntuzi icyari cyo. Kandi mu gihugu cy'Ubugande ufite agaciro kubera ko bawushize mu idarapo ry'igihugu, ariko kubera ko utazi icyari cyo nyine ubayeho gutyo. Igihe cyose tutazamenya agaciro ko kumenya Imana nta n'icyo bizatumarira. Amen. Gukura mu mwuka ni iki? Ese kuki umuntu wese waremwe n'Imana icyo Imana imutegerejeho ari ugukura mu mwuka? Ese gukura mu mwuka ni ukumara igihe kinini mu rusengero, ni ukuba ufite inshingano mu rusengero, ni ukuba uri umuririmbyi, uri umucuranzi, uri pasiteri, uri kinamama, uri iki? Gukura mu mwuka ni iki? Hari amagambo abiri nshaka kwifashisha mu Cyongereza ariko ndayasobanura. Hari icyo bita substitute good, abantu bize ekonomi barakizi. Substitute good iravuga ngo konfi ngiye kugura ibishimbo ugasanga birahenze, nakwigurira amashaza, byose nico kimwe bihaza kimupfa kubo yaryo. Tiwumva ko kimwe iyo kibuze ushobora gufata ikindi. Hakaba noneho icyo bita complementarity good, yo noneho iravuga ngo kimwe iyo kibuze n'ikindi ntacu cyaba kimaze. Ndaba urugero, uramutse uguze isuka ntugura umunini w'isuka ntacyo yakumarira. Biravuga ngo niba uguze isuka gura n'umuhini. Bivuze ngo uko umuntu akura mu myaka yakagombye kuba bijana neza nuko umuntu akura mu mwuka. Iyo ukuze mu mwuka ntukure, iyo ukuze mu myaka ntukure mu mwuka, kimwe kibangamira ikindi. Hari ikintu mwumvisha? Hari ikintu mwumvisha? Bibiliya izivuga mu gitabo cya Rusi, Bibiliya izivuga umugabo witwa Elimeleki n'umugore witwa Naomi ngo basukiye mu gihugu cy'Imowabu, ngo kubera ko inzara yari yarateye muri icyo gihugu, ngo bagezeyo nyuma y'imyaka 10 Elimeleki arapfa. Ngo yagiraga abahungu babiri witwa Mahoroni n'uwitwaga Kirohoni, ngo wasibe kabiri kangahe na Mahoroni arapfa, ngo wasibe kabiri kangahe na Kirohoni arapfa. Naomi asigara adafite umugabo, adafite n'abana, asigarana n'abakazana. Ndashaka kubereka icyo bita gukura mu mwuka niki. Amen. Imana icubaye. Haleluya. Icyo bita gukura mu mwuka niki? Amaze gupfusha abana, amaze gupfusha umugabo, yavuye ku Mana. Oya, ibibazo byiwe ntibyigeze bimukura ku Mana, kubera ko yarazi Imana niki. Imana niki? Amen. Aravuga aya magambo ati, aravuga aya magambo ati, aravuga aya magambo ati, aravuga aya magambo
ati z'imirimo yawe z'imirimo yawe z'imirimo yawe z'imirimo yawe z'imirimo yawe z'imirimo yawe afa ubwo buzima bwo kubura abana bwo kubura umugabo ntiyigeze ati Imana kubera yarazi neza Imana icarico. Hanyuma twihuse amaze gusigarana n'abakazana biwe ngo arababwira ati ariko mwakwisubirirayo, umugabo wanje yarapfuye, abagabo banyu barapfuye, ntimwabyaranye, mwakwisubirirayo. Hanyuma ngo bose batera hejuru baravuga ngo ye baba we ngo ise twagusiga tukajaye. Mbabwira ubwenge, icyo abantu bagukundira ni icyo barusha, ubundi ntibagukunda, bakunda icyo barusha. Twiga twageza dukunda abana bo muri Nyaruguru tutazi kubera ko batwigisha imibare tukayumva, ariko kuva dutandukanye nabo sindabahamagara, ntabwo bishoboka. Bivuze ko abantu badakunda umuntu bakunda icyo barusha. Arababwira ati mwakwisubiriye mukazashaka, baramubwira ngo ye baba we twagusiga tukajaye. Bari bazi ikintu cy'agaciro abarusha. Ngo barangije ngo batera intambwe nka zingahe, ngo wari upasoma nyirabukwe yisubirirayo. Hanyuma Rusi amubwira amagambo agaragaza umuntu wakuze. Icambere ngo yaramubwiye ngo ntunyingingire kugusiga. Do Imana icubahiro. Haleluya. Aramubwira ngo ntunyingingire kugusiga. Imana yawe niyo Mana yanje, aho uzagwa naho nanje nzagwa bahampana. Ararahira aravuga ngo ntihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, ngo Uwiteka ngo azabimpore kandi apana buke ngo bikabije. Yaraza agaciro, yari yarakuze mu mwuka. Haleluya. Ese nibyo Dawudi yakoze ibyaha byinshi. Bimwe mu byaha yakoze, icambere ngo nuko yasigaye abandi bagiye ku rugamba, icya kabiri asambana na Mukawuri, icya gatatu yicisha Mukawuri, icya kane acura Mukawuri. Ariko Imana ntiyamuta, kubera ko Dawudi yageraga igihe akicara akabwira Imana ngo Mana mbabarira. Dawudi amaze gukora ibyo byaha byose, nicyo gihe ngo yagiye amaze kumva kuko Imana ibyo yakoze ari bitangaza, ngo aravuga ngo Mana we wankishije inyama y'umuntu, mbabarira kandi undemera undi mutima, kuko uyu mutima afite wabaye pirate, warashaje, sinowujana mu bandi, undemera undi mutima musha. Haleluya. Aja kurwana na Goliyati ngo ashike, ntiyareba Goliyati uko angana, ntiyareba Goliyati ibibazo yateje ubwoko bwabo, ahubwo arebera mu mwuka, gukura mu mwuka. Amaze guhura na Goliyati ntiyamubajije ibintu byinshi, ngo yamubajije ibibazo bitanu. Icambere, ubwo Imana yaremaga ijuru n'isi, Goliyati wari urihe? Kibazo cambere. Ubwo Imana yakuraga Isiraheli mu Giputa wari urihe? Twozamura ibiganza yemwe. Haleluya. Ubwo Imana yakuraga Isiraheli mu Giputa wari urihe? Mu miryango 12 y'Isiraheli ubarizwa muhe? Ibyo bisobanura ngo y'amabuye 5 yatoye, afata ibuye rya mbere Dawudi aritera Goliyati mu ruhanga arapfa. Muzi impamvu ibuye rya mbere gishe Goliyati?
nuko muri bya bibazo bitanu byose ntaco yasubije. Iyo turebera Imana mu buryo bw'umwuka, iyo twizera Imana mu buryo bw'umwuka, iyo umwuka wacu uri hejuru y'ibibazo dufite, icyo gihe nicyo gihe duhagarara mu mwanya tukamenya kurwana intambara turwana nazo. Yobu amaze guhura n'ibibazo, ngo umugore yamugiriye inama yo kuvuga ngo se watutse iyo Mana ngo ukipfira. Kandi Yobu nawe ngo yaragerageje, ngo yashatse Imana ngo arayibura magnifique, ngo arebe ibumoso ngo arayibura, ngo arebe inyuma ngo arayibura, arebe hirya arahebura. Ariko umunsi yataye akanwa hasi aravuga ngo Mana ndashaka ko tuzoburana, ihitiza niko imeze. Umunsi yavuze ngo Mana ariko wazaje tukaburana, ibi bibazo wanteje wazaserutse tukaburana, ihitiza. Birangije iramubaza, umva uko Imana yabajije Yobu igihe nashingaga imfatiro z'isi, wari he Yobu we? Mbese wabasha gutambikisha umuseke mu gihe cyawo Yobu we? Umwijima n'umuco bibahe bimbwire Yobu we. Yobu ati nakumvishije amatwi none ndakwibone, ingoma yawe tisanguka, ingoma yawe tisanguka we, ingoma yawe nukuri, ingoma yawe tisanguka. Ibibazo dushobora kuba dufite, intambara dushobora kuba dufite, ingoma yawe tisanguka, ingoma yawe nukuri we. Nunanirwa mu rugendo inzira imaze kuramba, no mu makuba y'isi Imana iza kuruhura, hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho, hazaba amahoro menshi n'umunezero. Dutere haleluya yemwe, haleluya. Nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijoro, kandi iyo ni inkuru nziza. Bitandukanye nuko tuzireba. Amen. Umugore wa Yobu yareba kuko Yobu arwaye, ariko Yobu we yigeze kumubwira ngo aramubwira ngo navuye mu nda ya mama zasubira yaramubwiye ngo uyu mubiri mfite n'Uwiteka w'umpaye. Yaramubwiye ngo iyi ndwara mbaye n'Imana yashatse kuyibaho, ariko aravuga ngo navuye mu nda ya mama zasubirayo. Ndahise byose byatanzwe n'Imana. Bibiliya iravuga ngo mwemere ari ibyishimo bose, ngo niba muramutse muguwe gitumo n'ibagerageza bitari bimwe, ngo mumenye yuko ibyo bigaragaza ko kwizera kwanyu bitera kwihangana. Umurongo wa 4 navuga ngo ariko mureke kwihangana ngo gusohoza umurimo wabo, ngo mubone gutungana bushitse bwose mutabuzeho na gato. Erega ibigaragazo n'ifunga, ibigaragazo si
Dimanche. Natinze yo gusoza. Bibiliya yavuze ngo mumere nk'impinja zivutse vuba. Hanyuma ngo ntimurekeraho. Muhite mwifuza amata y'umwuka adafunguye ryo jambo ry'Imana. Kugira ngo ayo mata iryo jambo ry'Imana ribakuze ribageze kugakiza. Twabonye gukura icarico twasanze uko umuntu akura mu myaka byakagombye kuba byuzuzanya neza nuko umuntu akura mu mwuka. Kera mu minsi ya kera twakaza turi nabyiruse bazaririmba indirimbo ivuga ngo muda wa ulevi umekwisha, muda wa sigara umekwisha, muda wa maneno umekwisha, muda wa sigara umekwisha. Uyu ni wakati wa kuokoka, uyu ni wakati. Timwamumva ko igihe cyo kunywa inzoga cyashize. Igihe kimwe nigeze kuba ndi gusenga, ngo ndangize umuntu araza arambwira ngo ngiye kukubwira ibintu uzogenda ubwira abantu. Ndamubwira ati ngaho mbwira. Arambwira ngo ugende ubwira abantu ngo kuki bifuza ibyaha byabaye expire, byataye garanti. Ndamubwira ati sibi. Arambwira ngo icyambere ngo ubusambanyi. Ndamubwira ati abandi isi yarashize abantu bose niyo bari, noneho kuravuga ngo byataye garanti. Arambwira ngo uzusoma amakuru y'Isodoma na Gomora. Ndamubwira ati sibyo byaha bakoraga. Ndamubwira ati byari birimo nabyo mubyo bakora. Arambwira ngo uzogende ubwira abantu biki gihe ngo kuki baza bifuza ibyaha byo kumukinyejana cyashize. Ambwira ikindi sinkibabwira. Nanje mwiruka inyuma ngo mubaze ibyanje narimo nsengera. Abaragiye gukura mu mwuka. Iyo umuntu yakuze mu mwuka azahanga amaso yazayerekeza ku Mwami, azareba Imana ntazareba ibibazo ayanyuramo. Oya, iyo umuntu yakuze mu mwuka aba mu buzima butari ubwo kurindagira. Bananduburira amaso yanje ku misozi, begutabarwa kwanze kwavahe mubimbwire, Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Tizemera kwibirenge byawe biteguza, ikurinda nzabwihunikira ntisinzira, izakurinda amasha n'amaza, none no mu bihe bidashira. Ngiye gusoza gasoreze kuri no ndirimbo. Nowa yubatse inkuge imyaka 120 yikonfe 120, akabwira abantu muze tuje mu ijuru, imvura izogwa ejo kandi izica abantu benshi, none muze mumfashe twubake ejo imvura itazobanyaga itazobica. Muze niko kugampa mbabwira ati mukure mu mwuka tuzoje mu ijuru. Abada atari kono hano ntamvura, titurabona umutonyi w'imvura, urasaze ngo imvura uyibonye heno. Yareberaga mu mwuka ngo amatangira kuririmba, no wakuki ubakiyo nkuge, urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye musozi kandi nta mazi abayo, ibyo ukora biratuyobera. No, ubonye imvura heno, wewe ufite ikindi kintu uzuyireberamo twe tutaza tuyireberamo. Niko ko bakubwira ngo konfi ibyo ubamo nibiki ko wavuyemo, bagahita baguhimbira indirimbo kofi kuki ubakiyo nkuge, urakora iby'ubupfapfa rwose,
utuye imusozi kandi nta mazi abayo, ibyo ukora biratuyobera. Abasubiza igitero cya kabiri. Nowa, Uwiteka niwe wabivuze yuko abagizi ba nabi bose abujuje isi ibyaha basamagwa n'amazi, ayo mazi azaba. Imana jewe yarambwiye, niko yambwiye, aririmba nono isi Imana yamubwiye. Abantu baririmbye ati ariko no ninde wakubwiye ngo wubake inkuge? Wamubonye heno? Uwo tutabonye we wamukuye? Nawe arababwira ati Uwiteka niwe wabivuze. Uwiteka niwe wabivuze yuko abagizi ba nabi bose abujuje isi ibyaha basamagwa n'amazi, we ayo mazi azaba ari umuzure. No, Uwiteka niwe wakubwiye ati. Basubira icya gatatu. Nabo noneho bagira inama yo kubazanya bati Nowa yabavuga ukuri, abandi atayi tutiyabe na gato ntidukwiye kwemera, dukomeze muri bizinesi. Bwana tukuze. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Utiko abantu tuza tubazanya konfi, ukabaza mugenzi wawe uzi ko tuzopfa, ariko uzi ibintu magnifique avuze ko ari byo, ariko uzi ibintu yo n'ibyo ibintu avuze none nibyo no. Bagira inama yo kubazanya bati Nowa yabavuga ukuri, abandi atayi tutiyabe na gato ntidukwiye kwemera ibyo, dukomeze mu byo kwinezeza. Igitero cyacu twese none natwe dufite iyo nkuge n'agakiza twahawe ni Yesu we. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo we agakiza ureke. Iyo nkuge turayifite, n'agakiza Yesu yadusigiye. Iyo nkuge turayifite, n'uyu mwuka Imana yaduhaye. Aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Namenye ko umubyeyi wakubyaye yagutererana, kandi n'inshuti ntizitinya kubikora, ariko Imana twakurikiye ntizitererana bayo, mu makuba no mu zago ntigutererana. Mwarakuze mu mwuka, mwarakuze mu mwuka, mwarakuze mu mwuka. Mureke mbabwire, isi ntabwo ifite ikibazo cya ekonomi. Oya, icyakora hari n'abantu batazi gukoresha ekonomi neza. Ndabaha urugero. Ushobora gusanga umuntu atunze telefone y'ibihumbi 500 atagira televiziyo mu rugo. Mureke mbabwire ibanga, iyo uguze ibitihutirwa, ibyihutirwa bihita bigaragaza ubukene ufite. None se umushitsi yorara mu rugo akananirwa kumenya ko nta televiziyo iri mu rugo? Tiyoreka kubimenya. Azamavuga ngo kwa runaka bafite ubukene bwa televiziyo. Kubera iki? Wazanye ibitihutirwa, hanyuma ibyihutirwa bihita bigaragaza ko gifite ubukene. Ubukene dufite bwa mbere nuko tudafite Yesu mu mutima. Iyo ufite ibindi bintu byose, iyo ufite ibyo wita ko wakize, iyo ufite ibyo wita ko ari amafaranga, ari ubuzima bwiza, ukuyemo Imana, icy'ingenzi iyo abantu bakwitegereje bazababona ntacu ufite.
natinze muhaguruke dusenge nsoze konfa abwiriza. None natwe dufite iyo nkubwe n'agakiza twahawe na Yesu, niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo we agakiza ureke. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo we agakiza ureke. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke. Ubuhamya bwawe bw'ejo ni ibibazo ufite uyu munsi. Ubuhamya bwawe bw'ejo ni ibibazo urimo uyu munsi. Amen. Umugisha urimo uyu munsi ushobora kuba ari ubuhamya bw'ejo. Intambara wawunyuramo uyu munsi bishobora kuba ari ifumbire mvaruganda cyangwa imborera y'ibintu by'ejo. Dusenga Imana tubwire ngo Mana uduhe gukura mu mwuka, tuzaturebera ibintu mu mwuka, kuko nitubyitegereresha amaso y'umubiri bizatugora, bizatubera umusozi, bizatubera intambara, bizatubera ibintu bidashoboka. Ariko niturebera mu mwuka, niturebera ibintu byose mu mwuka, ubuzima bwacu buzagenda mu buryo bwo kubaha Imana. Uhoraho Mana nyirimbaraga, Mana ifite ubutware n'ubushobozi, nakulilia wewe unisikie Mesia we, kanami Mesia we. Wakati wa huzuni unisikie Mesia we, wakati wa shirika usiniache Mesia we, kanami Mesia we. Wakati wa ugonjwa usiniache Mesia we, kanami Mesia we. Nakulilia wewe unisikie Mesia, kanami Mesia we. Nakulilia wewe unisikie Mesia, kanami we Mesia. Wakati wa huzuni usiniache Mesia, kanami we Mesia. Wakati wa shirika usiniache Mesia. Haleluya, haleluya. Wakati wa huzuni usiniache Mesia we, kanami Mesia. Wakati wa magonjwa usiniache Mesia, kanami Mesia we. Mani baho mugisha.